maguru. Hari inkuru yakozwe n'umunyamakuru witwa Emi Nyawe Rukundo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo mwitegure divorce yamaze kugera mu rukiko. Vestine yatunguwe n'abagore babiri, yanze kuba uwa gatatu. Twiyumvire gake mu magambo, twumveho gatoya tusesengure dushingiye kuri Emi. Reka nkubwize ukuri ibintu ngiye kubibabwira ibintu mu byumve. Impapuro za divorce z'umugore witwa Vestine, ubu n'umugore, bivugwa yuko zamaze kugezwa mu nkiko. Bishoboka yuko mwisezerana ryo mu buryo bwemewe n'amategeko hashobora kuba harabayemo ikintu cyitwa impapuro mpimbano. Mu rupapuro rwa mbere rugaragaza umunyamategeko wa Vestine agaragaza ko Udraogo ashobora kuba yarabeshye imyirondoro mu gihe cyo kujya gushaka ibyangombwa bibajyana gusezerana kugira ngo agaragare ko ari ingaragu. Yuko mu kirego cyatanzwe kiri mu rukiko bivugwa yuko harimo aho banditse bavuga yuko ari umugore wa gatatu kandi ko yarazi ko ashakanye n'umusore. Hashobora kuzakurikiranwa niba muri ubu bukwe bw'uyu mwana w'umukobwa hatarabayemo icyitwa impapuro mpimbano. Bro, nicyo kintu ndi kukubwira ababyeyi, mujye muhaguruka mubanza murebe ibintu abana banyu bagiyemo. Sari ikindi twarenzaho aho ngatanze inama nziza, reka ariyo mperaho. Ubu dufite ababyeyi bapfa kubona babazaniye abakwe bati ubwo yatinze gushaka, uri kumva, cyangwa nuko amubonye. Yes, reka nanjye ngusuza kandi gushimira ko wahisemo iyi channel. Ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Kuri kamera ndi kumwe na Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda n'abarundi bo basigaye barimo mwana n'abandi bose apfa kuba yumva ururimi mvuga. Bose barimo abarundi se barabyumva neza ra bamaze iminsi ariko banuka bampereza mupfikiza Chris abana hariya babagenda ariko pfa kuba baba bumvisha icyo navuze nta kibazo. Nase Chris baramushyigikiye cyane, umuntu w'Imana mwishengera abayoboye agenda. Okay, ariko narababwiye warabarabuye. Narabarabuye ejo narabarabuye mbakubita ikintu cyitwa ijambo, baravuga bati Robert nubwo uri kubivuga dukunda Chris. Ndaje nabagana ntimugakurikira inyigisho zose ngo nuko zitwa ijambo ry'Imana cyangwa se ngo nuko umuntu wazigishije ari uko mumuzi cyangwa se ari ikitabashwa, ahubwo mujye mugenzura ko neza bijyanye n'ijambo ry'Imana nicyo Bibiliya ivuga. Ariko se Chris se afite ibindi biterana ubundi oyaza rimwe ariko akazaje azarimbura azashwanyaguza hejuru cyane. Ibiterane bye biritabirwa basi sana. Ariko uribuka umugabo witwa Makado? Ni Makado ni Machado? Makado muri Afrika y'Epfo. Wahoze ngo ari umwaposo ibintu uriya wahamya bwo kuntu abantu bazaga mu rusengero urabwibuka bagiye kurunda imikungugu yo mu isoko n'ahandi hantu hose bakanabaga ingurube bakayitaba ku ruhimbi ngo kwijagatamo inyo, ariko nabo bazajya bajagata. Niko abantu bajagataga mu rusengero kandi koko ngo byaramukoreye birakora. Urumva ni ibintu barega ubu nshaka guhindura gatoya ka direction vuga ngo mbonye ngo yoza za Bekarena no kwikoza hano haruguru nanjye nkaza mbyenda, uri kumva, kandi bahita bahindura imvugo bose bati hahirwa umuntu uje mu izina rya Robert. Hari abantu bajya batwandikira ngo Robert ngo mwavuye ngo muri ibyo bintu ngo mukatubwira ijambo ry'Imana, uri kumva, ni si ijambo ry'Imana muri kuvuga, ubwo nirihe ni kwa kundi Bibiliya ivuze iki, ari ukuntu nyinshaka kugoreka, uri kumva evo uhita uhindura ijwi, uzumve bara bati ukuntu ijwi ihita rihinduka. Bibiliya ivuze iki? Ivuze ko Abisirayeli bari muri Egiputa, y'urugamba rwakomeye, uwitwa Mose ahagurukana n'Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, hari imirimo itatu yahabaye. Umurimo wa mbere, Imana yavuganye n'abamagambo akomeye, nyeganyeza umuntu ukwegereye, ndumva Imana iri kuvugana nanjye. Icya mbere, Imana yarababwiye ubwayo ngo nibahagarare bicecekere, bareba amaboko yayo akomeye. Hari ibintu Imana igiye gukora mu muryango wawe, hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari ibintu Imana ikoze. Ndi kubona Imana ikoze ibintu, uri kumva. Abanyegiputa mwabonye uyu munsi, Abanyegiputa
ntuzongera kubabona ukuntu Bibiliya ukuntu ivuze ibintu reka turabizi uri kumva abaye ari ibyo mushaka uziye ko twasanze ari ukuyobya intore z'Imana hari ibyo mushaka twakicara hano kabiri gatatu evo nanjye ngenda noneho nicaye byeruye Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Abisirayeli batambuka muntu wa mbere wambutse ageze ku nkombe yo hakurya umunyegiputa agezemo Imana yakoze ibintu bibiri by'imbaraga bikomeye. Cyambere Imana yaciye inzira ahantu mu mazi kaburimbi iraboneka. Cya kabiri munsi y'ayo mazi Imana yakozemo iby'imbaraga harimo imva z'abanyegiputa. None aho si ijambo ry'Imana aho ngaho bari umva rero sasa abantu batambikira iyo amaze gushyiramo aho ngata aho umukozi w'Imana nuhave n'ubundi nudukurikira arahita afashwe ibyo nindi kuvuga aho gahita atambika. Imana ivuganye nanjye ko ishize amarimbi wawe abanzi bawe bose barapfuye. Wamubaza ngo abanzi bawe agahita avuga mukaso muri umuna wawe mukuru wawe niba ari kwerekana ko ari abanzi bawe bagiye kurimbuka. Wasoma Bibiliya ugasanga Bibiliya sikivuga. Dawidi yaravuze ngo Mana ushimwe ko abanzi banjye Satani adatumye bavugiriza impundu kunesha. Umwanzi wawe wa mbere ufite n'uyu mubiri twambaye udutera gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Yego. Ni binini ubwo nari nkucireho urugero rwawe. Rero ari ibyo muri kuvuga nijwi twarihindura ujya gukodesha udukote hani Musave ntago byananira hari amanuza hari business y'amakoti nkaza ngashyiraho bwabune nkafata za parufe ngajya ntera. Ibyo bintu ntago byananira bro. Kandi ari uduterime tuba irabivivuye habura gato sijyo irakwibutse uri kumva. Yego. Irabihinduye sijyo ikunyuzeho sizo terime azaga ahita yicara mu munsi dufite Imana ya mayeteme ivuga ngo Imana ikunyuzeho. Ibimenyetso bitandatu byerekana ko umuntu Imana imunyuzeho. Icyambere agira ijambo muri Kigali. Ninde udafite ijambo i Kigali ko buri wese arigira bitewe n'ahakorera. Cyakabiri aruta abavandimwe ibyo byo kuruta abavandimwe urabaruta ngo bigende gute ko Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba. Twikomereze nandi kuguha urugero rwa hafi nicyo mpfa n'abarundi rero ati rwose mu ishengero ryacu umuntu niba ari kukubwira igitwa ijambo ry'Imana ni byiza wikwita kucya kubwira donc wikwita kurivuga n'icyo akubwira manzi urebe ko kiri paraleye n'ijambo ry'Imana pwe niba kirivuguruza uko yaba ameze kose amakositimu n'amakaruvati yaba arimo yose uzinduru tujya dupfa uzarebe comment ziba ziri kunuka ziba ziruta views. Sinabonye witwa Vestina bwashize buriya niba hari abantu bajya banokera ni Vestina bana wene tutarajya kuri Vestina naringiye kubaza ikintu kimwe. Aba bantu baba bafite ijambo rimeze gutya wene tufate ko hari abagiye gucisha nkuko tubyumva ubundi umuntu wacishije ko nabo ngo hari ukuntu bajya bagira ijambo ntashobora kukubwiriza ubundi ukajya mu ijuru akubwiriza oya ntago byakunda. Bakoresha system ya tisido masonje uri kumva adodesha ikanzu y'umwe. Yesu yarabavuze arega yavuze ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Buriya rero evode ntuzagira umwaka ngo uhure n'ishusho utatekereje ku mbaraga. Erega ikintu gikomeye ntago ikibazo ari icyo kuvuga ahubwo impamvu yo kuvuga ni ikomeye. Yego. Ari aho Yesu ntabwo ari kwirwa ataka ngo avuge ngo abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni byinshi. Ibisarurwa ni byinshi. Kuko tube clear. Ejo nibabonye abagore ukuntu bari bateraniye stade buzuye. Ariko ikigara abagore babo barasenga kwere. Sijyo? Kakuzwikije uko bari gusenga. Ko kugakurikiza imisengere. Imisengere zana impinduka? Hari impinduka wabonye. Biriya icyo kibazo mbajije ni nko kuvuga ngo umuntu se birashoboka ko yaba iri yari avoka ariko najya kujya gusarura nkajya gusaruraho imineke. Nibishoboka umuntu atanga icyo afite. Nakubwiye ngo hari ukuntu ngewe ndi kubivuga nk'umuntu ubizi sibyo wanabanye nabo uri kumva hari ukuntu umuntu aza agahita aterura ijambo noneho bibana amagambo agahita yigisha icyigisho wenda n'urugero vuga ngo agiye kuvuga ukuntu Yesu yahagije 5,000. Iyo si teme nziza ariko content y'ikirimo ari kwigisha inyuguti ntago ari kwigisha icyo bita iki ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo ikiganza cya Yesu cyuzuye ibiryo, ikiganza cya Yesu kirimo imyambaro, ikiganza cya Yesu nyeganyeza umuntu kwegereye umuzunguzi umubwire ngo Imana iratugaburiye burundu. Nibyo nyine nta muntu Imana yigeze yicisha inzara uri kumva ariko habaho igihe cyo gusonza n'igihe cyo guhaga.
Okay. Amarigonda ikiganiro uzambwire nguteguriye ikiganiro tukigane ngubwire amarigonda abera mu nsengero n'abavuga ubutumwa bahe. Nayo ntago zubu buhamya bwabo bw'ubuhimbano baba bari guhimba. N'abakristo niyo bakoresha se. Kanigendere winteranya nabo uyu munsi wenda ndarurokoka. Chris kamihorere wawe. Uriko sijyo. Okay. Bo reka tugaruke kuri Vestine waruvuze. Vestine ariko ngo yaba yarasabye divorce njye nahise abana n'umugabo. Oya ari kumwe na murumuna we suzi ko bari muri Canada. Nahise ko n'umugabo. Ega iri mariage yabo yaje mu maguyi nuko nyine abantu baba baryamye ku muntu agati twe tukurambarayeho uri kumva kama mbaye. Ako mariage ya Vestina na Oderago yaje mu maguyi. Hari inkuru yakozwe n'umunyamakuru witwa Emi Nyawe. Rukundo. Umutwe w'amagambo uravuga ngo mwitegure divorce yamaze kugera mu rukiko. Vestina yatunguwe n'abagore babiri. Yanze kuba uwa gatatu. Katwiyumvire gake mu magambo. Katwumveho gatoya tusesengure dushingiye kuri Emi. Reka nkubwize ukuri ibintu ngiye kubibabwira ibintu mu byumve. Impapuro za divorce z'umugore witwa Vestine ubu n'umugore bivugwa yuko zamaze kugezwa mu nkiko. Bishoboka yuko mwisezerana ryo mu buryo bwemewe n'amategeko hashobora kuba harabayemo ikintu cyitwa impapuro mpimbano. Mu rupapuro rwa mbere rugaragaza umunyamategeko wa Vestine agaragaza ko yego Oderago ashobora kuba yarabeshye imyirondoro mu gihe cyo kujya gushaka ibyangombwa bibajyana gusezerana kugira ngo agaragare ko ari ingaragu. Yuko mu kirego cyatanzwe kiri mu rukiko bivugwa yuko harimo aho banditse bavuga yuko ari umugore wa gatatu kandi ko yarazi ko ashakanye n'umusore. Hashobora kuzakurikiranwa niba muri ubu bukwe bw'uyu mwana w'umukobwa hatarabayemo icyitwa impapuro mpimbano. Bro, nicyo kintu ndi kukubwira ababyeyi mujye muhaguruka mubanza murebe ibintu abana banyu bagiyemo. Sari ikindi twarenzaho. Aho ngatanze inama nziza reka ariyo mperaho. Ubu dufite ababyeyi bapfa kubona babazaniye abakwe bati ubwo yatinze gushaka uri kumva cyangwa nuko amubonye. Ariko nanone reka ngaruke ko wenda nubwo uvuze ngo utanze inama nako ari cyo yenu heraho. Ariko uziko ubu ngubu abana basigaye bategura ubukwe ibintu byose bikarangira bakagenda bagiye kumenyesha ababyeyi igihe ubukwe buzabera naho buzabera. Icyo ndacyemera nicyo kinagizwe iki. Oya hari n'ababyeyi batanamenyeshwa. Ngiye umubyeyi wanjye atazamvangira nkurikije uko ndi kumubona. Iwacu bazaba nk'ubu bukwe bwa Vestina bwari burimo agafaransa kahagije n'icyagati n'urugero ntanze ati mama yabishya amafoto. Ahubwo nibyo bisigaye biba. Ngewe nzane umuturage muri aba basirimu agashaka uw'i Kigali hano akamuhitirira. Biraba cyane. Ikigaragara rero ubwo se nk'uwo mubyeyi nubwo uvuze ngo wenda ngo ari buhera ngo ababyeyi bajye babireba ubwo umubyeyi ubonye ayo makuru ku munota wa nyuma bamubwira bati wowe icyangombwa nuko ikoti uzarisanga ahangaha ryahanagujwe imodoka izagutwara dore izaza kugufata uyu mubyeyi ari burenze iki? Nta kintu yarenze ngo umugabo we yapfushije umugore ngo abura abantu bamutabara. Hashize iminsi inka ye nayo ihirima ku gitengo ngo abona abantu barahuruye. Aravuga ati uwo ntabonye ku rupfu rw'umugore wanjye hanze kuza kuko ataribwa nanjye simu kurw'inka yanjye uri kumva. N'umwana rero uzi neza ko uri kumva atigeze agisha inama umubyeyi mwisabwa n'iteretwa rye ntakaze kumutera inuzi imbabazi amugisha inama mwisenyuka ry'urugo rwe. Icyo nyivuze nka Robert si nyivuze nkamwe ndabizi ko hari ati Robert nawe aravangiwe rwose ubwo umubyeyi ahora ari umubyeyi ariko ibi bintu byo guhora tubwira abantu ngo tubahane bavayo no mujye mwemera tubahane mutarajyayo. Vestina yarahanywe induru zivugira hano yaba kuri message z'ubwami bw'Imana abantu bati muramwanga none kugeza isaha urugo rwe ruracyari hinduru mpamvu bazigarura kandi koko wanakwanariza wanakora senteze ukabona koko niko
ufite imyaka 20 n'ikigo kiva segonderi uri icyamamare ntago uzabura umusore muzima barakoheje ugiye gushaka umuntu w'imyaka 43 ngo imyaka ngo nta kibazo umuntu mutakirinya kondo kimwe mutakoze iby'abana kimwe ntuza iminwa yanyu irarigera igira itese uwo mwavugirije induru uziko neza we ntago ari kumuvugiriza induru nuko twese abantu bose ko batamuvugiriza induru birangira bibaye induru nango ni uba yanze kumva nyine nese voreka nkwiye nk'urugero rwa hafi umuntu afite imyaka 43 ariko nawe yigize nyinshi siyo Drago yarafite none se niba hajemo impapuro z'impimbano aho gushobora kuba ari na 50 niba hatagiye kuzamo ibintu by'impapuro z'impimbano umuntu yibutse kurongora ari uko mujye mureka uruhinja narwo ruhise rutezamo ngo kora amateka nyuma byitwa gukora amateka icyo bita kubaka izina si imikino uri kumva ariko bivugwa ko umugabo wa Drago ashobora kuba Vestina yari uwaka nubwo muri kuvuga ngo wa gatatu wa kane nk'inkuru se z'amakuru y'umwana hano nzibabwire cyangwa nzihorere urusengero ariko bavuga ngo mbanure cyangwa si mbabwire cyangwa si mbabwire bivugwa ko uyu mwana Kigali hano undi muntu wigaragaje tuba dufite ubwina uri kumva hari undi muntu wigaragaje hatari ateza ikibazo mu rugo katwikomereza aragira ati sibyo ati uyu mugabo yarabashushanyije nabo barashushanyika tuyu mwana ari uwa gatatu kandi hari umunyamakuru umwe uri kumva utakibazwa kuri ubutaka bw'u Rwanda wigeze gukora inkuru y'ubwina aravuga ati nyamara iriya hariyo babiri ati ndetse ni Kigali hashobora kuba hari undi uri kumva wabonye burara ukuntu abagore burana n'abana beza abona umushyashya ari kwinjira mukagira ati mwana ngwino ubonesha urugo nabonye wowe ikindi cya kabiri hari ikintu bita pesa na pesa systeme hakimi urayizi systeme hakimi urayizi urakumva niyo ishobora kuba yarabaye kuri nde kuri Vestina reka da baramuhakiminze reka da rumva yanaze urushundu rw'iburyo uri kumva wowe Drago ahita ashyira inuza ibumoso ahubwo tuzabaze imyaka afite ntabwo ari iyo gukina nta rero wivukiye mu kiroko utaramenya kata kandi Kigali abakobwa bari kubikorwa leta baza ati ishusho ni sawa bakinjira mu mbaraga bakabura imbaraga kuba imyoza se ngo nyine mba numiwe urumva rero ibyo byose birabaye birarangiye none ngo Vestina rero ngo akaba ari kugana inkiko none se atagana inkiko we wagutuburira we ntuzigane mutera umwaka ahubwo ubu ngubu hashaka ukuntu yakisubiza ashaka umugabo wo mu buto bwe ubwo ntayakiri kare undi bura ntiyakiri kare aya ntabwo hakiri kare yamaze kumenya ubwenge none nibwo hajya haza uwo mu buto bwe bakikundanira ariko none nabwo yaba akiri muto igihe ntikiragera kabisa oya ntacyo amaze kumenyera nawe se sha muhanzi sha niyamukaraza akajya amushushanya sha si nawe yarabivuyemo sha muhanzi uramuzi oya muhanzi ukaze hano iwacu ati nawe reka ngushyire ku karongo ati mbabarire nge mbivuyemo kabisa ariko manager dise ejo nabonye yagiye mu murenge manager yarasezeranye manager rwose kandi ibi bintu yabivuyemo manager yabishyize ku ruhande ubu nta kintu ariko manager n'umunyabwenge sana ubu waza umubaza iki nubwo itavuga ati nge sindi muri nuza yabo
ntabwo ibyo mbere ibyo mbana simbirimo nibereye mu bindi byanjye. Ariko rero ninarangira divorce Vestina zitonde ntazongere gupfa guhubuka. Sinoze kandi ibyo ndi kukubwira. Ntabwo ifaranga ari ryo ryubaka hubaka ibintekerezo. Ahubwo ko hakiri kare. Hazabe bagenze gake. Vestina niyo afite imyaka myinshi 23. Ubu bageze nko muri 23. Noze imyaka 23. Urumva atakiri muto. Ukiri umuteja mwana. Abakiri muto. Yareka kazarongorwa nko ku myaka 30. Basi amaze kuba pose. Oya 27 buri myaka n'igikomere kiba gishize. Impamvu mvuze imyaka 23 afite umwana nta pressure yenda azaba ariho. Yego. 30 igikomeye kizaba cyarashize n'umwana yarakuze amaze kwiyubaka n'umwana yarakuze. Ako rero dufite ikibazo vode gikomeye. Cyane ufite umwana nka kuri arega. Cyane ku basingo mada hari igihe buryo bufite n'inshingano nyinshi kabisa. Kwita ku mwana. Buriya ari ikintu dufite gikomeye. Ikintu cyitwa diaspora kitumazeho abahanzi. Uri kumva diaspora umuhanzi aravuka agahita yirukanka. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri hari abahungu barobamo bakibona umuntu ahinguka agitangira kuririmba afasha abantu bakabarobyemo nabo bakabakurikira amafaranga batuma tutongera kumva umuziki. Ariko bari abana ntekeza ko uyu munsi nta kibashuka. Aho bari hariya bagezeyo nabo naba diaspora nk'abandi keretse babikoze kugira ngo babone ibyangombwa wenda mu buryo bwihuse. Yego. Ariko ntekeza ko nta kindi cyaba kwicuza. Ntekeza ko nta cyaba kibirukanze. Umurava urabona atari kwicuza sha. Urase murava ari kwicuza. Aticuza. Ubu zari indirimbo yiheruka kubona. Nukuva ko se kwa Zakaria abuze amafaranga. Inganzo yarakamye se. Ariko nabonye ngasige baramushingiye coffee shop ara ku muhanda. Abantu twakundaga indirimbo subuni tujya kunywa ikawa. Tujya kunywa agakawa. Tumurebe. Ako aya baraduhemukiye mwana. Ako umwana uzi umuntu. Rega ramba nanone tujye tugira rego uyu muziki nta n'amafaranga abamo. Uretse urukundo rwaho. None umuntu niba amaze gushaka agomba kujya gushaka amafaranga. Ibintu bitama amafaranga. Ariko utaba umuyoboke nayo afite. Iri iranda yaje atarakoma amafaranga. Rega n'abafite hari gihe baba usanga bakura hande ku ruhande. Yego. Yatuvugisha ukuri. Ariko birashoboka. Ye watinze inzu ziba zizamuka. N'aya mabenzi n'amamodoka honye imodoka zisiga ziri iki. Wabikura mu muziki se? Wapi? Babikura hande. Ari nk'ibyo wenda tubare nk'urugero rworoshye nk'ubu nko muri iyi minsi wasangaga benshi bari kwamamaza ibyuma bira byuma byabahaga amafaranga. Noneho akabasha kugura ku kamodoka. Ariko ntiwambwira ngo amafaranga ya muziki. Anyway, yego yagize iyo opportunity kuko umuziki wamushyize ku ita. Mu branding. Ariko gasanga amafaranga ntago ava muri wa muziki nyirizina. Kabisa. Nabyo hari igihe nyine ugera ukagarukira abantu kuko iyo amaze gushaka rero akavuga ati twigarukire kuri iyi nkuru twavugaga. Igihe buragiye urabizi ko ntangiraga nsara ariko najya ngahita ngaruka mu kintu cy'umuryango. Ubu mba nekereza urikumva kuntu nk'umwana avuka man agahita avukira muri situation wenda n'urugero nk'iyi ngiyi ya Vestina. Ujya ngo hakomereka Vestina gusa cyangwa se n'inuza n'umwana man arakomereka. Uzi kuvuga ugasanga nta burenganzira. Ubu abantu benshi ntabwo bajya bamenya iyo tuvuga ngo ibintu by'ibitambo. Abantu benshi ntabwo bajya bumva ibitambo icyari cyo uri kumva. Uzibaze kuvuga ukivuga ugasanga amarangamutima yawe arakomerekejwe. Yego. Uburyo bwose wakora umwana watandukanijwe na se na nyina ntabwo uzamuka neza nagakura neza. Abarimo ikibazo. Uko wamwitaho ababyeyi baricara ngenge mbibonera nka hano abana banjye uri kumva. Nka mama wabo akicara akahita donc ukabona ko yashatse kubashyiraho imbaraga nyinshi. Ariko bikanga ukabona ko hakenewe cya gitsure cy'iki cya papa wabo. Mwaza ngasanga rero hari nk'ibintu bamukore nahinguka nyihinguka nabo bakaba babizi ko igiti kirarisha cyangwa se biragenda ukundi kuntu. Rero hari ibintu nyine tuba tubivuga bibabaje ariko biba bikwiye kubera isomo abandi bantu badukurikiye. Wa mukobwa we amafaranga ntago ariyo yubaka urugo. Wa mukobwa we ubwiza bonye bw'umuntu nuko ari bogari ntago ari bwo bwubaka urugo. Niba ugiye kubaka urugo ba serious uvuga ati ngiye kubaka umuryango ndakuze.
nzasiporota ibyo nzabona byose uri kumva niba unasanze n'uwo mugabo n'abo bagore batatu bafite uvuga ati nzabisiporota narabyemeye ariko none se wa mugani tukumya tukaho nk'abanyarwanda ari wacu umugani guhera ku wa mbere hari umugabo wari ufite uri kuguna gake gake uri kumva noneho warizana ukajya ubona uwuzanye wa kabiri noneho ararimanuriramo ubwo wa gatatu babigenza ati abayaha n'abandi ari imirabunguri ariko anahereza n'abandi abigisha uko bamirabunguri sibyo ni ibiki biba bibabaje noneho dufite n'abantu babi bantu babadi niba nabita bake abadimiri baba bakwadimira gusa uri kumva bakuzamurira ariko batamanje kukugira inama buri abantu nibo njya kuvuga ngo nibo bantu babikurusha nuko ubwira ati ibi bintu uri gukora sibyo. Reka tugira abantu cyane cyane abantu biyita abafana bari abantu babari babi n'abari abarozi n'abarozikazi n'abagome nyine ubona ari beza nabo bazi ko ari beza ariko burya nibo babi bambere babaho. Yesu ubugira ngo nk'uyu mwana iyo haguruka nk'ababyeyi bazima akamuga ati bakicara bakamugira inama nubwo wenda nawe umuntu ananira umuhana nagananira umushuka uri kumva bakavuga ati ibi bintu ugiye gukora naga ari byo. Aho utekereza ko bari abantu batabikoze ariko nyine nta unanira shabara bikoze. Nanjye nagiyeyo ndi kumwe n'umukobwa witwa Nadine hano wapi mbona wapi atoke pa kuba Imana yambwiye nkaza nkabaganiza ibyo nta bindi bintu kumva ari kuguruka badashaka no kuvuga. Erega buriya abantu ntago baramenya icyo bita umubiri umwuka n'ubugingo. Buriya umubiri ushobora kuba uri mwiza utemba itoto ariko ushinjagira ushira niko abanyarwanda bavuga. Izo visa izo hiti gukora ikiganiro abantu bose bakagukomera. Ari umuntu waririmbye indirimbo ikomeye aba ngo mwana wanjye ni ubona abantu bagukomera amashyi ubona isi gukomera amashyi ukabona isi iri kugukomera amashyi uzibuke ko nta n'umuntu n'umwe wari ugize gute wari ukuzi ubaye uzi ubwenge ngo wahindura icyerekezo uri kumva. Erega buriya abantu benshi badukomera amashyi nibo bavuza induru evo. Umuntu wese ukwadimira akagukomera amashyi turakwemera tukuri inyuma ngewe umuntu ambwiye ngo ndi inyuma nagukemanga wowe kuki utanze imbere muzagwe mu cyobo mbone kuko amuna akubwira ngo kuko Robert tukuri inyuma turakwemera. Mugore umwe yaraje hano hanyishushanyaho rimwe kabiri gatatu agati kubwo umurimo w'Imana ngiye kuzajya nkora iki kintu ngiye namaze kumenya abantu ubu nta muntu wazashushanya kwa mbere kwa kabiri nyahananyuze ndakwemera ubwo ngo ari kumbwira ngo iki ngizi nkuru ngo zaba Vestina ngo muzivemo ngo mutubwirize za boro kugira ngo uze kunduhukiraho ohokiraho abantu munaguha ati tukuri inyuma aho gahatisha mundi inyuma bwo ndabizi wagwa mu rwowe yagira nka kujya sinabanye abantu bo kwa Mameya uri kumva bamaze kubona gwe mu rwobo barahise bahindukira bakajya kwa nyina mwiza ubusi basigaye bataramye ajagire kasha abantu ngenda bazi barega tuzi inkuru tuzivemo nyine umwana tumwifurize ishya n'ihirwe divorce nziza subwo nibyo turavuga none se sibyo kiye mumvuze ishya n'ihirwe mu byarimo kandi mu ishya n'ihirwe nuko divorce agomba kuyibona nose yemereye ko umugore wa gatatu niba ari byo koko. Rega niba ibintu byubatse ku kinyoma bigomba gusenyuka ndi nicyo nkwemerera kandi uko nukuri nta mpamvu yo kugira akomeza abe ku kinyoma yego byarabaye ariko se akomeza abe ku kinyoma kubera iki ubu hari abaretaza ngo ya muragumye muhambatika ibintu wamugana mu ntangiriro twarabonye byubakiye ku kinyoma jusqu'à maintenant katumwifuriza ishya n'ihirwe mu byarimo. Yego ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao.